yayo njye kuyishimira. Niko abantu benshi bakunze kubigenza. Ni ukuvuga njyewe Imana ibyo mfite ibibazo byanjye nindabuka ibikemuye nanjye nibwo nzabona kugenda nkajya kuyishimira. Ibyo bisa nkaho tuba turimo kugura n'Imana. Nguko uko benshi babayeho, ibyo rero bituma benshi birirwa babungana imitwaro yabo ntibayisigire Yezu, kuko batumva ko bagomba kumugana uko bakabaye n'imitwaro yabo, atari ukuvuga ngo nabanza nture umutwaro wanjye nanjye nzabonereho maze musange. Ntabwo Yezu ababwira ngo ndabatura imitwaro hanyuma mubone bo baragenda n'imitwaro yabo yose. Uyu munsi dukora urwo rugendo, dutera intambwe maze dusange Yezu, ibyo twifuza byose bizatugirirwaho. Umutwaro mubi ariko kandi unaremereye, ari nawe uremereye abantu cyane, ni umutwaro w'ibyaha. Ibyaha ni wo mutwaro ubuza abantu gusinzira. Ibyaha byacu ni umutwaro utubuza amahoro, ugatuma duhorana umutima utari mu gitereko, kuko burya nta n'umwe ushobora gucumura ngo yibwire ko icyo yakoze ari bukibagirwe. Yezu aratubwira ati nzabaruhura. Azaturuhura niba tumusanze tubabajwe n'ibyaha byacu. Koko nka wa mwana w'ikirara usanga umubyeyi we yari yibwiye ngo ubu noneho ngiye gusanga data, nzamubwira ngo nacumuye ku Mana nawe ngucumuraho, none sinkikwiye kuba umugaragu, sinkikwiye kuwitwa umwana wawe, ahubwo ngire mwe mu bagaragu bawe. Yemera gutaha. Natwe uko kwicuza gukomeye niko ugomba kutuyobora maze tugasanga Yezu akaturuhura. Uko kubabazwa n'ibyaha byacu ni by'umuntu wisuzumye neza, bituma twigaya, kandi twamara kwicuza tugafata umugambi wo kutazabisubira. Nyamara ni rimwe na rimwe hari abantu bazanira Yezu imitwaro y'ibyaha byabo, bakawegeka imbere ye. Uwo mutwaro bakawegeka imbere ya Yezu, bajya gutaha bakongera kwegura imitwaro yabo, aho kugira ngo bayisigire Yezu. Imitwaro yabo bakongera bakayitahana, bakayikorera, bakayicyura. Bazana umutwaro imbere ya Yezu mu kiliziya, bajya gutaha bakongera bagaterura wa mutwaro wabo bakawutahana. Abo ni babandi bibwira ngo sinzamubabarira, babandi bavuga ngo ntazangarukire mu rugo, bamwe bagenda bakavuga ngo ajye njye. Aba ni babandi bavuga ngo azambona, ukava mu kiliziya umaze gusenga ibyawe wabituye Yezu, ariko warangiza ukavuga ngo sinzamubabarira. Ibyo bitubaho kenshi, ugasanga ya mitwaro yacu twaje gutura Yezu, mu gutaha turongeye turayifashe, turongeye turayitahanye. Uyu munsi dusabe Nyagasani kugira ngo aduhe umutima wo kwemera ibyaha byacu, kandi ibyo byaha byacu mu kubyemera dufata umugambi wo kutazabisubira nk'imitwaro ituremereye. Abandi baba nka ya mpyisi tujya twumva mu gitekerezo ngo yagiye gusaba penitensiya, maze ikumva intama iratamye, ikayibwira padiri ngo ngirira vuba, iyi niyo ngiye itancika. Abo ni babandi bibwira ko hari icyo basize imbere ya Yezu, kandi aho kubisiga babitahanye. Umuntu rero uvuga ati ndashaka kureka ubujura, ndashaka kureka ubugizi bwa nabi, ubusambanyi, ubugugu, ubutemu by'Imana, agasuzuguro, ubusambo, agasa n'ubabajwe nabyo, ariko
ntabisigire Yezu, uwo mutwaro ntawusigire Yezu ngo awusige aho ngaho atahana uwa Yezu Kristo, uwo aracyavunika cyane kandi ari ubyiteye. Uyu munsi dufata umugambi wo kwemerera Yezu kugira ngo aturuhure. Umuntu yakwibaza ati ni gute Yezu Kristo atubwira ngo nimuze mbaruhure kandi akatubwira ngo umutwaro mbakorera nturemereye, akongera kuduha umutwaro wo kwikorera? Arabidusobanurira igihe cyose, atubwira ko umutwaro we woroshye kandi uwutwaye uwo mutwaro we amererwa neza mu mutima we. Umutwaro wa Yezu adusaba gutwara kandi tukawutwara tunamureberaho ni umutwaro w'urukundo. Umutwaro Yezu adusaba gukunda abavandimwe bacu, cyane cyane abo tutumvikana, babandi aho banyuze dushobora kuhanyuza umuriro. Twawugereranya n'ibiro bibiri nk'uko Yezu abivuga, ari byo gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Ngibyo ibyo tugomba gukora. Yezu ariko urwo rukundo arugereranya n'umutwaro, kuko kenshi abenshi bitugora gukundana, abenshi biratugora kubabarira, gusaba imbabazi no kuzitanga, gufasha abandi, kubanira neza abandi bikunze kutugora. Nyamara niyo nzira yonyine izatuma tumererwa neza mu mitima yacu. Yezu Kristo akuzwe. Inzira ishobora gutuma tumererwa neza mu buzima bwacu nta yindi, ni ya nzira yo kubaho twemera umutwaro wa Yezu Kristo wo gukunda abandi, kubana n'abandi neza, kubabanira neza, maze tukemera kubaho kuko nk'abakristo. Nushaka gutura umutwaro uko ubyumva, uwo mutwaro wawe ushobora gusandara. Niyo mpamvu twumva iyo umuntu ashaka gukora uko abishaka, rimwe na rimwe ntabigeraho, ahubwo nimureke dukora ugushaka kw'Imana. Igihe cyose twibwira ko dushaka gutura umutwaro wacu uko tubyumva, tuzaba tumeze nk'umuntu wirwanirira, nk'umuntu wumva ko ibintu byose agomba kubyikorera, ntareke Imana ngo iture mu bye, ntareke ngo Imana ibe mu byo arimo gukora byose. Dushyire Yezu imitwaro yacu turemereye. Uwo muntu mutari mumeranye neza, ako kageso katwokamye, uwo muvandimwe tutumvikana, hanyuma natwe ubwacu twemere adukorere umutwaro wacu. Niba twibwira ko umutwaro ari umuntu tutumvikana, ari uburwayi, ari ingeso, ari ibyaha byacu, nitwemerere Yezu abiduture, ariko natwe dukorere umutwaro we. Niduhumure uwo mutwaro nturemereye. N'urwo rukundo, kunda uwo mutari mubanye neza, mubabarire, musabe imbabazi, uzamenya neza mu mutima wawe, uzamererwa neza, kandi icyari kikubereye umuzigo kizoroha, kuko wemeye ko Kristo agutwaza. Yohani Mutagatifu niwe utubwira neza mu ibaruwa ye ya mbere, yaragize ati, twana twanjye ntitugakundane mu magambo no ku rurimi, ahubwo mu bikorwa no mu kuri. Nimureke dukundane mu bikorwa ndetse no mu kuri. Turasabwa gukundana atari mu magambo gusa, ahubwo mu bikorwa. Ibi bidufasha kumva neza ko urukundo atari rwa ruvangitirane rw'ibyifuzo n'amarari ya kamere muntu cyangwa se kamere muntu yigiramo, ahubwo bikatwumvisha ko urukundo ari inzira nyakuri yo kumenya kamere nyirizina ya mugenzi wanjye ndetse na kamere yanjye ubwanjye bwite. Urukundo ni igipimo buri wese agomba kunyuraho kugira ngo abe umunyakuri, nk'uko Yohana bitubwira, gukundana mu bikorwa ndetse no mu kuri. Bityo niba mu mutima wacu
ntacyo twishinja, dufite amizero yuzuye ku Mana. Niba twumva tumeze neza mu mutima wacu, nuko tumeze neza n'imbere y'Imana, kuko Imana ni urukundo, kandi urukundo ni impano y'Imana. Natwe dusabe Nyagasani kugira ngo aduhe iyo mpano y'urukundo, gukunda abandi ndetse no gukunda Imana tutibagiwe natwe ubwacu. Mutagatifu Agusitini niwe ubivuga neza ati, kunda maze ukora icyo ushaka. Natwe rero nidukundana nk'uko twabitegetswe na Yezu Kristu, icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa, kuko tuzaba dukurikiza amategeko y'Imana kandi turimo gukora ikinyura Imana. Muri iki gihe rero twugarijwe na byinshi birimo ubwikunde bukabije. Abantu barikunda ku buryo bukabije, hari urugomo rukabije, hari icyubahiro kirenze, abantu bashaka icyubahiro kirenze, hari uguhimana, kubaho turi ba ntibindeba, bityo urukundo rwacu rugahera mu magambo gusa. Kuba nta kintu twitayeho, abantu bakishakashakira, abantu wese akaba arimo guhigahiga icyamubeshaho, buri wese arumva ko arimo kurwana naho isi itugejeje, ku buryo yumva ko buri gihe yateye imbere, bityo bikagabanya urukundo twifitemo, ari urw'Imana n'urwa mugenzi wacu. Kujya mu misa ku cyumweru rimwe na rimwe bikaba ingume, kongera gusenga bikatubera ingume, maze ugasanga twihugiyeho cyane, bityo ibikorwa byacu bikaba ari byo bisumba ibyo tugomba gukorera Imana. Uyu munsi rero dusabe Nyagasani kugira ngo akomeze kutwibutsa gukora ikimunyura, ndetse no kuba abana be bamusenga, bamukorera, bamwiyambaza iminsi yose. Yezu yaje kutwibutsa ko tugomba gukundana mu bikorwa. Ibi bishatse kuvuga ko twebwe abantu tubangukirwa no kwikunda, gukunda ibyacu, kwirwanaho, mbese bimwe by'abantu bavuga ngo ni ugusama amagara yacu, tutitaye ku ya mugenzi wacu cyangwa tutitaye ku y'abandi. Yaba twakundanaga bitari mu magambo gusa, iyi si yaba nziza, kandi iyi si yaba buri wese yayibaho ayishimiye. Nta mukene wayibaho iyi si turamutse dukundana. Nta vangura iryo ari ryo ryose ryabaho turamutse dufite urukundo. Nta ntambara zabaho, ngira ngo twumve intambara ziri hirya no hino. Nta maganya, nta mibabaro byayirangwamo, kuko nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga mu ibaruwa ye yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 13 umurongo wa 10, ukunda ntiyagirira mugenzi we nabi. Imana rero niyo mugenga wa byose, niyo yonyine ifite ububasha ku buzima bwacu bwose, niyo idufiteho ijambo rya nyuma y'abandi bose bafite ijambo kuri twebwe. Niduhumure rero, ibitubabaje, ibituremereye, ari biri ku mutima yacu byose nitubiture Nyagasani, kuko araturuhura. Niwe umenya ibyo dukeneye, niwe umenya uko turamuka, niwe umenya ibitubangamiye byose, niwe uzi uko tubayeho, azaturuhura, n'ibyo twifuza byose azabiduha. Ntitwinube rero ngo tuvuge ngo igihe cyo gusubizwa cyaratinze, ahubwo nuko kitaragera. Ntitwihangane, dutegereze ugushaka kwayo, aho kugira ngo ugushaka kwacu gukorwe, nitureke ugushaka kw'Imana kuba ariko kubaho muri twebwe. Reka dutuze, dutege amatwi, twumve icyo Nyagasani atwifuzaho. Niba hari uwazi ko Nyagasani yamutereranye, niba hari uwumva ko yakererewe kumusubiza, niba hari uwumva ko ahora amubwira ariko atajya amwumva, nimureke dutegereze, isaha ntabwo iragera. Umunsi isaha yageze azaduha ibirenze ibyo twifuza, nk'uko ijambo ry'Imana ry'ejo ryabitwigishaga. Yezu ataha ubukwe bw'i Kana, maze divayi igashira. Yamara gushira,
akabongera amaritiro ageze muri 600 yose, afashe uburyo busanzwe amazi, ibintu bisanzwe, maze akabihindura divayi, akayahindura divayi amazi asanzwe, akabaha mu bwo bo bifuzaga wenda ko babona, niyo babona amabido 3 nk'amaritiro 100 gusa cyangwa se 120 yaba ahagije kugira ngo ubukwe burangire. Yezu Kristu abaha amaritiro ageze kuri 600. Nk'uko twabyumvise, yakoresheje za ntango zakoreshwaga mu iyuhagiro, hanyuma birangije uko buri byose yabaga igizwe n'amaritiro 100, arangije abahereza divayi yuzuye muri izo ntango. Barishima bose, maze babona ibyari byabuze. Yezu Kristo iyo bigeze igihe cye, iyo Imana igihe cyayo kigeze, iduha na bya bindi byose tutatekerezaga ko dushobora kubona. Natwe rero uyu munsi twihangane, maze tumere nk'uyu mugabo wo bita Baritimeyo, wari umaze igihe kinini cyane yifuza kubona ariko adashobora kubigeraho. Yamaze igihe kinini cyane ari mu mwijima, yamaze igihe kinini cyane ari impumyi, yamaze igihe kinini cyane asabiriza, ariko umunsi umwe igihe cya Yezu Kristo kigeze, igihe cy'Imana kigeze, imuha kubona, imuha kuba yasubira kugira urumuri, kuba mu rumuri, ava mu mwijima ubuziraherezo, aba mu rumuri, ubuzima bwe bwose bwari bukurikiyeho. Natwe rero uyu munsi tube nka Baritimeyo wemeye ibyo Yezu Kristo yamuhaye, akamuha ingabire yo kubona, maze akayikoresha amukorera. Nuko bagera i Yeriko. Igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumva ko ari Yezu Kristo w'i Nazareti. Yumvise ko ari Yezu Kristo w'i Nazareti, atera hejuru ati, Yezu mwana wa Dawudi, mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi, mbabarira. Yezu arahagarara aravuga ati, nimumuhamagare. Ajugunya igishura cye, arahaguruka bwangu asanga Yezu. Yezu aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Impumyi iramusubiza iti, mwigisha, mpa kubona. Yezu aramubwira ati, genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahaguruka maze akurikira Yezu. Yezu Kristo akuzwe. Iyi nkuru ya Baritimeyo tumaze kumva ikungahaye ku nyigisho y'ubuzima bwacu bwa Gikristo, ubuzima bwacu bw'ukwemera, ubuzima duhoramo buri munsi, igihe rimwe na rimwe tuba tubayeho mu icuraburindi ry'ibyaha, iby'ingeso mbi, iby'uburwayi budakira, maze tugatangira kumva ko hari icyo dukeneye mu buzima bwacu, kongera kubona urumuri, kongera kubona gukira, kongera gukira ibyo twari turimo byose, maze tukabona ubuzima nyabuzima. Binyuze muri iyi nkuru y'impumyi Yeriko, Ivanjiri iratwereka uburyo ukwemera gukora ibintu bikomeye cyane. Yezu Kristo aramubwira ati, genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Iratwereka ukuntu Yezu atirengagiza abantu, cyane cyane ba bandi b'abantu bacyaha, ba bandi basuzugurwa, abasubizwa inyuma n'abandi. Abo Yezu Kristo ntago abirengagiza. Uyu munsi Yezu araduhamagarira kumubwira ibyacu byose, tudaciwe intege n'abandi, ahubwo tubigiranye ukwemera. Tumusabe gukira ku mubiri ndetse no ku mutima. Buri wese afite ibyo yabwira Yezu, buri wese afite icyo yifuza ko Yezu yamukorera. Si uburwayi gusa, ahubwo n'izindi ngabire kandi izisumbuyeho. Baritimeyo ni impumyi, akaba n'umukene.
utunzwe no kwicara iruhande rw'inzira maze agasabiriza abagenzi, abantu bose banyuzeho akabasaba. Yumva ko abahisi n'abagenzi ari bo bamutunze, kubera ko nta bandi akesha amaramuko, ahubwo ni ba bandi banyuzeho, ugize icyo anaga muri ako kantu, ugize icyo akora cyose, ibyo ni byo bimutunze. Twibuke ko hari benshi twirengagiza, igihe cyose badusabye rimwe na rimwe tukabacaho nk'abatabazi, kandi ari byo bibatunze, ari byo bigomba kubeshaho ubuzima bwabo. Rimwe na rimwe kubima bikaba ari ukubima ubuzima, bikaba ari ukubima kubaho, tukabacaho nk'abatabazi. Uyu munsi twibuke ko Baritimeyo yari atunzwe n'abo bantu, kandi imyaka y'ubuzima bwe bwose yasabirizaga, yarabayeho, icyo yarabuze n'urumuri, icyo yarabuze n'ukongera kubona. Mu gusaba imfashanyo, ndatekereza ko Baritimeyo ntabwo yigeze asaba gusaba igitangaza nko kubona, ngo yumve ko naramuka asabye ari buhite abona, ari nayo mpano irenze ibyo bamuhaga byose. Ahubwo we yumvaga ashaka gusaba ibyamubeshaho, ibyatuma abaho. Nyamara igihe yumvise Yezu Kristo ko yari hafi ye, akumva igihiriri cy'abantu benshi, yagize amatsiko maze abaza abari bamuri iruhande, ababaza ibirimo kuba. Uwavuga ko bishobora kuba bwari ubwa mbere yumvishije abantu bameze nk'abo ngabo, ngo yumvise igihiriri cy'abantu maze atangira kubaririza ibirimo kuba kuko atabibonaga. Bishobore kuba ari ubwa mbere yari yumvishije abantu benshi barenze abamucagaho umwe umwe bagenda. Nuko abaza abamuri iruhande, maze bamubwira ko ari Yezu Kristo w'i Nazareti ugeze hafi ye. Ngo ni Yezu Kristo, ni abantu benshi bari kumwe na Yezu bagiye kunyura iruhande rwe. Abantu niko bamubwiye, ariko ntago yababonaga. Birumvikana ko Baritimeyo n'umuryango we, iyo twumvise amagambo ari buze kuvuga mu kanya, ntago ari ubwa mbere yari yumvise Yezu Kristo, ntago ari ubwa mbere yari yumvise Yezu w'i Nazareti, Yezu uvuka mu muryango wa Dawidi, ntago ari ubwa mbere yumvishije amateka ya Yezu Kristo. Yumvaga bamuvuga, ahubwo nuko yari yarabuze icyamumugezaho. Natwe ni kenshi twumva Yezu, ni kenshi twumva ibikorwa bye, ni kenshi twumva icyo atumariye, ariko inshuro nyinshi ntitubashe kumushyikira neza, ntitubashe kumwegera kugira ngo tumusabe. Nicyo cyabaye kuri Baritimeyo. Ashobore kuba yari yaramwumvise, ni nayo mpamvu ari buze kumusaba, akamusaba amuvuga mu izina. Niyo mpamvu mu kwemera kwe, igihe yumvise ko Yezu anyuze iruhande rwe, ataje yaje gutera hejuru mu ijwi rye akavuga ngo, Yezu mwana wa Dawudi mbabarira. Ntabwo Baritimeyo yigeze asaba gukira, ahubwo yasabye imbabazi. Mbere yo gukira tugomba gusaba imbabazi. Hari abantu bibwira ko gukira bihagije gusa, bityo akaza gusenga byonyine gusa, akaza agashimira Imana, agasingiza, agakora byinshi cyane birenzeho, ariko akibagirwa ikintu gikomeye cyane, kubanza kwibuka gusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Kugira ngo dukire nuko tubanza gusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Kugira ngo tugere ku ngabire yo gukira nuko tuba twamaze gukira kuri roho, maze bityo umubiri wacu nawo ugakira. Baritimeyo arabwira Yezu ati, Yezu mwana wa Dawudi mbabarira. Iki kimenyetso cyo kubanza gukira ku mutima, gukira ku ngeso mbi, gukira ku mwijima, gukira ku byaha byacu, maze tukabona gukira ku mubiri wacu. Rubanda yari hafi ye, ntabwo yigeze imworohera,
kubera ko yaramubwiye ngo ceceka. Baramutwama, baramubwira ni nko kumwigizayo kugira ngo Yesu ahite. Aba bantu bafite muri bo ishusho ya Yesu Kristo w'umwami utagomba gukorwaho n'umuntu n'umwe, kandi Yesu Kristo twibuke ko atubwira ngo yazanywe n'abanyabyaha, yazanywe n'abaciye bugufi, yazanywe n'umuryango wa Isiraheli wazimiye. Aba bantu bafite muri bo ishusho ya Yesu Kristo itariyo, kuko Yesu Kristo amaze kumva ijwi rye arababwira ngo nimumuhamagare. We uzi neza icyamuzanye, uzi neza ubutumwa bwe bwa hano ku isi, ntago yirengagizwa ijwi ry'abaciye bugufi. Arababwira ngo nimumuhamagare. Yesu utagisubiza inyuma umutakiye abikuye ku mutima kandi akabona abikeneye, ntiyago yigeze amugora, ahubwo yumvise ugutakamba ku ijwi rimuhamagaye, niko kubabwira ngo nimumuhamagare. Uyu munsi twese turifuza kumvira ijwi ritubwira ngo nimumuhamagare. Uyu munsi turifuza twese kumva Yesu Kristo avuga ngo baguhamagare. Ba bandi bose bagucaga intege, ba bandi bose batifuzaga ibyiza kuri wowe, ba bandi bose batari bazi ko Yesu Kristo ashobora kukugirira neza, abo nibo Yesu Kristo akoresha kugira ngo baguhamagare maze agukize. Ngibyo Yesu Kristo yakoze. Bamwe bamucyahaga, bamwe baramubwiye ngo igirayo, bamwe bamubwira ngo ceceka. Abo nibo Yesu Kristo abwiye ngo nibagire gute? Nibamuhamagare. Iyi saha y'Imana yageze, ba bandi bose bari bagufitiye inzika, abantu bose bari bagufitiye akantu, barongera bakakugarukira. Abo nibo baza kuguhamagara. Abo nibo ba bandi bakubwira ngo uri inshuti yabo. Ndabeshya, Yesu Kristo akuzwe. Iyi saha yawe yageze, abantu bagucyahaga, abatakwifurizaga ibyiza, baragaruka bakakubwira ngo twaragusengeye cyane. Ndabeshya? Baragaruka. Kandi nibo abantu bagucishaga bugufi, ni ba bandi baguciraga urubanza nabi, ni ba bandi batakwifurizaga kubaho neza, ariko iyi saha yawe yageze, abo baragaruka bakakubwira ngo aha, urabizi burya nagusengeraga, nagufashaga, ariko nibo Yesu ahamagara, akababwira ngo nimumuhamagare. Dusabe Nyagasani kugira ngo abo bose abacishe bugufi maze batugarukire, bamenye ko Yesu Kristo ari muzima. Nuko baramuhumuriza, bamubwira ko Yesu ubwe amwihamagariye. Baramuhumurije maze bamubwira ko Yesu Kristo ubwe amwihamagariye. Ngo bahamagara iyo mpumyi, barayibwira ngo humura, haguruka, dore araguhamagaye. Niko bamubwiye, humura, haguruka, dore araguhamagaye. Baje kumuhumuriza, ni nko kumusaba imbabazi, ni nko kongera kumugarukira, ni nko kongera kumva ko nawe ari umuntu. Maze baramubwira ngo humura, nuko baramuhumuriza, bamubwira ko Yesu ubwe amuhamagaye. Acyumva igisubizo, yahise ajugunya igishura yari yambaye, arahaguruka. Yahagurutse aho bwangu maze asanga Yesu Kristo. Yesu Kristo akuzwe. Nimutekereze, ni impumyi, aricaye, ntabwo bigeze batubwira ko hari undi muntu bari kumwe urimo kumuyobora. Baramubwiye ngo araguhamagaye. Ikintu yakoze ni iki? Yarahagurutse, akuramo igishura cye, agira gute? Asanga Yesu. Uyu muntu yari impumyira. Umuntu ashobora kwibaza ngo uyu muntu yari impumyi, ntago yabonaga. Impumyi se ntago muzi ko ababana n'ubumuga bwo kutabona, ntago muzi ukuntu bagenda. Ntago batubwira ko hari inkoni yari arimo gukoresha kugira ngo agende asange Yesu. Ntibanatubwira ko Yesu yari hafi ye cyane, kuko yamutumyeho ngo nibagire gute? Nibamuhamagare. Nta nubwo batubwira ko muri ba bandi bose hari uwamufashije kugera kuri Yesu Kristo. Baramubwiye ngo humura, haguruka, dore araguhamagaye. Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu,
asanga Yezu. Aya niyo magambo turimo kumva akoreshwa. Nta muntu wigeze amufasha kugenda. Uyu muntu yari impumyira. Igishura yari yambaye ni igishura kimeze gute? Mu bushobozi bwa Yezu Kristo yahise amubaza icyo yumva ubwe yamumarira. Turaza kugaruka kuri iki gishura yari yambaye n'uburyo yagiye agasanga Yezu. Ariko agisanga Yezu yaramubwiye ngo urashaka ko ngukorera iki? Baritimeyo nawe ntiyazuyaza, yahise amubwira ibyari ku mutima we. Aramubwira ngo mwigisha mpa kubona. Gukurikira Yezu Kristo ni inzira, ni urugendo. Kubanza kumenya uwo ari we, hanyuma gufata inzira kumugeraho no kumusaba ibyo twifuza. Baritimeyo nirwo rugendo yakoze. Yarabanje amenya uwo ari we. Yezu umwana wa Dawudi mbabarira. Nirwo rugendo ubundi twakagombye kuba dukora mbere yo kwifuza ibindi byose, gukira, ku ibyo twifuza byose, kubona akazi, kubaho neza, bya bintu byose twifuza, gukira uburwayi. Urwo rugendo rwo twakagombye kubanza gukora, kumenya Yezu Kristo uwo ari we, tugasaba imbabazi z'ibyaha byacu. Yezu Kristo umwana wa Dawudi mbabarira. Gutandukana n'iby'isi bishobora kuduca intege, nk'uko aba bantu bamuciye intege ariko we ntiyabyumva. Gutandukana n'iby'isi bishobora kuduca intege, maze tukiyambura igishura cyacu, tugahaguruka tugasanga Yezu, maze tukamubwira ibiri ku mutima wacu. Ngurwo urugendo tugomba kubanza gukora kugira ngo tubone gukira. Nuko Yezu Kristo amaze kumva ijambo rya Baritimeyo, mwigisha mpa kubona, nawe yaramubwiye ngo genda ukwemera kwawe kuragukijije. Genda ukwemera kwawe kuragukijije. Ukwemera nkuko twabyumvise hariya haruguru ni ikintu gikomeye cyane. Ukwemera niwo navuga ngo niyo nzira ishoboka yo kugira ngo tugere ku byo twifuza. Mu yandi magambo, Yezu yamuhaye uburenganzira bwo gukora icyo yumva kimuvuye ku mutima, kuko yaramubwiye ngo genda ukwemera kwawe kuragukijije. Ntabwo yigeze amubwira ngo ndagukijije ngaho nkurikira. Yaramubwiye ngo genda ukwemera kwawe kuragukijije. Amuha uburenganzira bwo gukora ikimuvuye ku mutima. Yataha, yagumana nawe uko yabigenza kose, ibyo biramureba. Yamuhaye gukira nta kumushyiraho ibindi agomba kumukorera. Yezu Kristo yadukijije, adukiza ku buntu, akaduha n'ubushobozi bwo kwigendera tugakora ibindi bikurikiyeho, ariko atari byo twishakiye. Kubera ko Baritimeyo yarazi ibimubayeho, akabona ugukira atari yiteze, akabona izuba atumvaga ashobora kuzabona mu buzima bwe, akabona iby'Imana yaremye, akabona urumuri. Baritimeyo yahisemo ikintu gikomeye cyane, ari byo gukurikira Yezu Kristo. Nibyo twumvise muri iyi vanjiri ngo ako kanya arahumuka maze akurikira Yezu Kristo. Bavandimwe, abantu twumvise iyi nkuru ya Baritimeyo, nidufashe kumva neza gukora igikwiriye. Iyi mpumyi Baritimeyo wari wicaye iruhande rw'inzira arimo gusabiriza, arashushanya abantu bose bacishwa bugufi, abantu bose bahejejwe hasi n'ibyaha byabo, abantu bose bahejejwe hasi n'abandi, abantu bose uyu munsi bafite ububabare kubera abandi,
abantu bose bafite aho bahuriye n'ububabare kubera isi, abacishijwe bugufi, abakene, abatagira kirengera, abasabiriza ndetse n'abandi. Aha abo bose maze kuvuga batagira kirengera, batagira kivurira, turagira ngo tubabwire ngo Yezu isaha ye nuko itaragera ariko yabakiza. Nubwo ubuzima usanga butoroshye, butaboroheye, ntabwo umutima wabo uri kure cyane. Ndatekereza natwe nubwo twifuza kuba hari icyo Yezu Kristo yadukorera uyu munsi, yizere ko umutima wacu utari kure cyane. Ushobora kumwumva, ushobora gutekereza icyo atumariye, ushobora gutekereza Yezu Kristo ari we, maze tugahera kuri icyo tukaba twagira icyo tumusaba. Ibyago abantu bakunze kugira ni nk'ibya Baritimewo, ni nka bya bindi Baritimewo yahuye nabyo. Igihe amenye ko uwo yifuza kumva ari hafi, abantu bo baramutwamaga bakamuca intege, ariko we ntiyacibwa intege n'ibyo, ahubwo agira ishyaka ryo gukomeza kuvuga, Yezu mwana wa Dawudi mbabarira. Kuba ataraciwe intege n'amajwi y'abantu yamutwamaga, ahubwo akarushaho kugira ishyaka ryo kwibariza kugera kuri Yezu, niryo natwe ishyaka ryakagombye kuturanga. Kubera ko hari byinshi biduca intege, hari benshi baduca intege, hari benshi batifuza kutwumva, ariko uyu munsi turagira ngo abo ngabo bose tumere nk'abatabumva, dukomeze tubwire Yezu ibyacu. Ntitugacibwe intege n'ibyo twumva cyangwa tubona, ahubwo tujye twubaha ijwi ry'Imana, ijwi ry'umutimanama wacu, bityo abaducecekesha batazaduhagarika nk'uko byagendekeye Baritimewo. Dushobora rero natwe kuba twabuza abandi gukurikira Yezu. Ni ukuvuga muri iri jambo ry'Imana harimo ibice bitatu, niko navuga. Hari abantu bari kumwe na Yezu Kristo, intumwa ze, abigishwa be. Hari ba bandi bamukurikiye ariko batari mu bigishwa. Hakaba na Baritimewo ushaka gukira. Uyu munsi ushobora kuba umwe muri abo ngabo batatu, abacecekesha Baritimewo. Ukaba uyu munsi ubarirwa muri ba bandi barimo gupyinagaza abandi, kubavuga nabi, kubacira nabi urubanza, gukorera nabi bagenzi bacu. Ukaba ubarirwa muri iyo gurupe y'abo bantu. Uyu munsi usabe Nyagasani kubigukiza. Uyu munsi ushobora kuba ubarirwa muri iyi gurupe, cyangwa se ubarwa nka Baritimewo, wa wundi wacecekeshwaga n'abantu, wa wundi wifuza gukira, wa wundi wifuza kubona, wa wundi wifuza urumuri, wa wundi wifuza kugira icyo yageraho. Uyu munsi ushobora kuba wicaye hano uri Baritimewo. Uyu munsi usabe Nyagasani kugukiza, kukuba hafi, ukomeze uzamura ijwi. Yezu ntabwo ajya yirengagiza ijwi ry'abaciye bugufi. Uyu munsi ushobora kuba uri muri gurupe ya Yezu Kristo n'abigishwa be, ba bandi bifuza ko abandi bagira amahoro, ba bandi bifuza ko abandi bakira, ba bandi bumva ijwi ry'abaciye bugufi, ba bandi bumva bagenzi babo, ba bandi bagira icyo bakura mu mufuka bagaha abandi. Uyu munsi ushobora kuba uri muri iyo gurupe ya Yezu Kristo ndetse n'abigishwa be. Yezu Kristo yaramwumvise maze arababwira ngo nimumuhamagare. Ushobora kuba uri muri iyo gurupe ya Yezu Kristo n'abigishwa be, ba bandi bashaka kumva abandi, bamwe bashaka ko abandi bakira, bamwe bashaka ko abandi babaho. Si abantu batatura, ni gurupe eshatu. Ubwo buri wese araza kuza kumva aho yababarirwa. Waba uri muri gurupe y'abantu barimo gucecekesha Baritimewo,
cyangwa se uri Baritimeo, cyangwa se uri muri gurupe ya Yezu Kristo ishaka ko abantu bakira babaho kandi bakamera neza. Uyu munsi nagira ngo buri wese aze gutaha yumvishe nibura aho urimo kubarizwa uyu munsi ni hehe, maze ugire ikintu usaba Yezu, agira hakuvana, agire n'ahantu akugeza. Dushobora rero natwe kuba muri izo gurupe, ubwo buri wese yamaze kubona ahantu ari. Twese uzasanga inzozi n'ibyifuzo byacu binyuranye muri iyo gurupe na cya gikundi. Nk'uko twabyumvise, muri cya gikundi gikurikiye Yezu Kristo harimo abantu bameze gutyo. Ni nayo mpamvu mu gukurikira Yezu Kristo uzasanga turi mu byiciro bitandukanye n'ahantu ho turi. Yezu Kristo akuzwe. Ntago mujya ikibeho, mujya mu Ruhango, sibyo? Mujya mubona ikivunge cy'abantu baba bahari. Ntago polisi ifatiramo abajura, ntago murabibona. Hari ikivunge cy'abantu kiba gihari, ariko ujya kubona ukabona umuntu baramufashe ngo yari yagiye ikibeho kugira gute? Kwiba. Mu gihe abandi bakurikiye ijambo ry'Imana, mu gihe abandi barimo gusenga, we arimo arareba isakoshi z'abantu, ari kureba telefone z'abantu. Mu gikundi cy'abantu bakurikiye Yezu Kristo harimo abantu b'ingeri nyinshi. Natwe uyu munsi wasanga hano harimo ingeri nyinshi nk'uko tumukurikiye. Aha turi twese dukurikiye Yezu, ntago bibuza ko dufite ibitekerezo binyuranye. Ntago bibujije ko ahangaha wasanga hari uwaje kwitwarira telefone y'abandi. Ndabeshya se? Nk'uko mujya mubibona ikibeho mu Ruhango, ahantu hari igikundi cy'abantu. Ntago bibujije ko wasanga hano harimo abasambanyi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ntibibujije ko hano harimo abasinzi. N'ubu ngubu twatinze kurangiza isengesho kugira ngo yigendere yongera risome. Ntago bibujije ko hano hari abafite inzika za bagenzi babo. Ntago bibujije ko hano hari abantu, umuntu ufite urwango rukabije cyane. Ntibibujije ko uyu munsi aka kanya hano haba hari umuntu uroga. Yezu Kristo akuzwe. Ntago bibujije ko hano haba hari umuntu warogesheje mugenzi we, umuntu waragurije mugenzi we. Aha ntibibujije ko wasanga hari umuntu uri mu bapfumu cyangwa ujyayo. Ntago bibujije. Ni ukuvuga ngo mu gikundi cy'abantu bari bakurikiye Yezu Kristo harimo abantu batandukanye. N'uyu munsi natwe ubwo turi ahangaha turatandukanye. Ntibujije ko wasanga hari umuntu w'umunyamagambo, n'ubu ngubu umunwa wabyimbye, isengesho nirurangira arahita agenda. Yezu Kristo akuzwe. Ntago bibujije ko hano wahasanga hari umuntu wabuze amahoro kuko yicaye ahangaha atarajyana udukuru, si byose? Mu gikundi cy'abantu bakurikiye Yezu Kristo harimo abantu b'ingeri nyinshi. Buri wese aze kuza kwiyumva uwo ari we, maze tuze kuza gusaba Nyagasani kudukiza. Ibyo bishobora kuba bibangamira abandi ndetse bikabangamira Yezu Kristo. Kumukurikira, kubana nawe. Twibuke ko gukurikira Yezu Kristo, kumukurikira biratandukana no kujyana nawe no gutera ikirange muke. Uyu munsi twumve ko kugendana na Yezu Kristo no kumukurikira biratandukanye. Igikundi cy'abantu cyari gikurikiye Yezu Kristo, ariko hari abantu bagendanaga nawe. Yezu Kristo akuzwe. Igikundi cy'abantu gikurikiye Yezu Kristo, ariko muri icyo gikundi hari abantu bagendanaga na Yezu Kristo. Dutandukanye kugendana nawe no kumukurikira. Iyo ukurikiye umuntu ushobora kugera ahantu runaka, aho ugeze ku nzira yawe ukagira gute? Ukamusezera, ukikomereza inzira yawe. Siko bimeze? Muri iki gikundi cy'abantu nacyo hari abantu barimo gukurikira Yezu, ariko bari buze kuburira mu nzira. Buri wese ari bugende ibyo yagezeho, ibyo yifuzaga nimura kugeraho aricira inzira ze. Nk'uko nabibabwiye, haramutse harimo umujura akabona telefone akayiba, ntaba akigumanye na cya gikundi. Ahita agira gute?
ahita yigendera. Mu gikundi cy'abantu bari bakurikiye Yezu Kristo hari abantu bagendanaga nawe. Kurikira Yezu Kristo ukagendana nawe, kugenda muri icyo gikundi, ushobora kugera ahantu ukavuga ngo ngiye ndigendeye, ariko bitandukanye no kugendana na Yezu Kristo, kubera ko umuntu wo mugendana ntago ashobora kugusiga. Niyo ugize ikibazo ntago ashobora kugenda kidakemutse. Ntitubarirwe mu gikundi gikurikira Yezu Kristo gusa, ahubwo tubarirwe mu bagendana na Yezu Kristo. Ni nacyo Baritimeyo yakoze. Amaze kurigirirwa neza, yahise agira gute? Akurikira Yezu Kristo, ariko ntago yamukurikiye, ahubwo yagendanaga nawe, yifuje kubana nawe, yifuje ko ibyo byose yari arimo abireka, maze akagendana na Yezu Kristo. Mbere ya byose yabanje kwiyambura igishura cyamubuzaga uburyo. Amaze kumva Yezu Kristo amubwiye kwigendera aho ashaka, we afata umwanzuro wo gukomeza kugendana nawe, wo gukomeza kumukurikira mu buzima bwe. Ntitumukurikire gusa, ahubwo tugendane na Yezu. Baritimeyo yasanze Yezu amurutira byose, yifuza kubana nawe iminsi y'ubuzima bwe bwose. Bavandimwe, ubuhumyi buri kwinshi, ndetse hari abantu benshi usanga barahumye, batifuza ndetse no kuzabona mu buzima bwabo bwose. Ibyo nabyita guhuma umutima, guhuma ubwenge, nyamara amaso y'umubiri wacu arimo areba. Hari abantu batifuza kubona, batifuza guhaguruka, batifuza gusiga cya gishura maze ngo basange Yezu Kristo. Dusabe Nyagasani duhe kubona, dusabe Nyagasani duhe gukira ku mutima ndetse no ku mubiri. Muri aka kanya buri wese nabwire Yezu uburwayi bwe, umusabe gukira. Mureke twiyambure igishura, maze duhaguruke dukurikire Yezu Kristo. Nitwiyambure igishura kitubuza kuba uwo tugomba kuba we. Cya gishura cyahoraga cyerekana Baritimeyo nk'umusabirizi. Namwe nimutekereze umuntu ufite igikote cy'abasabirizi, imvura iragwa ikamunyagira, icyo gikote ukuntu kimeze ahise agikuramo. Uwamubona ntabwo yamubona nk'umusabirizi, ariko igihe cyose agifite icyo gikote ashobora kwitwa umusabirizi. Natwe uyu munsi twiyambure icyo gishura twiyambitse kitubuza kuba bari uwo turi we. Nitwiyambure ubusambanyi, nitwiyambure ubusinzi, nitwiyambure ishyari, nitwiyambure urwango, nitwiyambure inzika, uburozi, umujinya, intonganya, nitwiyambure guca inyuma abo twashakanye nabo, nitwiyambure umunwa w'amagambo, nitwiyambure kuraguza, nitwiyambure kugira nabi. Twese maze tubonereho duhaguruke dusange Yezu Kristo, maze atubwire rya jambo, genda ukwemera kwawe kuragukijije. Uyu munsi buri wese natekereze igishura cye agomba gukuramo uyu munsi. Yezu Kristo akuzwe. Muri aka kanya buri wese natekereze igishura cye agomba gukuramo. Igishura cyawe ugomba gukuramo uyu munsi ni ikihe? Kugira ngo ubone ukurikire Yezu Kristo. Buri wese abitekereze, kandi turusheho gusaba Nyagasani aduture iyo mitwaro yose twikoreye, aturuhure, aduhe wa mutwaro we utaremereye, aduhe wa mutwaro we wo gukunda abandi, wo kwifuriza abandi byiza, wo kutabapyinagaza, umutwaro wo kuyobora abandi kugira ngo basange Yezu Kristo, wo kuba abayobozi ba roho b'abandi. Ngwiki cyo twifuza uyu munsi, nuko Yezu Kristo yaduha kuba abayobozi aho kuba abapyinagaza abandi, akaduha kwifuriza abandi byiza aho kugira ngo tube mu bifuriza abandi bibi, akaduha kuba muri ba bandi babarirwa mu mubare w'abifuriza Baritimeyo, wabifuriza abaciye bugufi byiza, wabifuza ko abandi babaho neza. Nyagasani Yezu